umusore yitabye Imana ari kugerageza kwemeza umukobwa w'imyaka 17 wabuze umugabo n'umwe. Ngezaho ari imyaka 17 urabyumva wabuze umugabo n'umwe umwemeza umukobwa w'imyaka 17. Icyo kintu birumvikana ko ntabwo ari ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu, yabuze n'umwe. Urumva uburemere bwabyo. Nyine nanjye ibi bintu nibyo ndi kukubwira mwana, sibyo? Ngomba barura umubwire umwana w'imyaka 17. Mu Rwanda umwana afatiranga mu afite imyaka ingahe? 16. Ndumva baranamanuye haje. Bamanuyeho gato ariko umwana yitwa ko ari umuntu mukuru afite imyaka ingahe? 18. Mbona nta n'ubukuru afite. None umwana myaka y'ubukuru 17 mwana. Iyi nkuru itekanye n'ukuri. Biteye n'isoni. Ni ikibazo twavuga mu minsi yashize hari akantu kize gutrendinga bavuga ngo abantu ngo bafite ubushyuhe ngo bagize gute ubu twabishyira muri essence yo kuvuga ngo ni ubushyuhe bwinshi bwari bumurimo. Ibi twavuga ko ari ibiki ibyo rero. Yego se afite ubushyuhe birumvikana, ariko iki kibazo kiri rusange cyane nubwo ingaruka zivamo zitandukanye, kuko ntamye nashidikanya ko ari benshi bameze nkawe, benshi cyane nubwo umusore byamuviriyemo nyine izo mpanuka zose, ariko ntabwo byumvikana umwana w'umukobwa w'imyaka 17 yabuze umugabo n'umwe umwemeza n'umwe. Bihita bikumisha ko bijyanga byakunda. Nk'iyo uvuze ngo nabuze ahantu na hamwe ngurira ikintu, uba kuba waragiye ahantu henshi cyane, numva nawe n'abantu benshi cyane yabuze n'umwe umwemeza. Iyi nkuru yambabaje cyane na n'ubu ngubu ntabwo ndabyumvisha. Gusa ndi kwibaza nti aracyari gusohoka mu nzu umukobwa se? Sibyo binini babigurira he? None ikintu gisekeje ni kimwe, mutipe ngo yaranyweye ibinini, urumva nkamwe ikinini ngo n'umukobwa akajya avuga. Ubundi ikintu ngiye naje kubona muri no nkuru, uyu mukobwa ntago ari ubwa mbere yarabikoze n'uno mutipe. Aho umutipe ngo yaraje amusuye barabikora, then umukobwa aravuga ati wowe ntago wanyemeje. Ahubwo ngira ngo aragenda yaragiye duriba neza, ariko ino nkuru yisome neza. Umusore yaragiye nibwo yagarutse gusura, yaragiye aravuga ati njyewe umukobwa njyewe ansuzugura kana k'imyaka 17 kansuzugura. Aragenda ari coaching, ni kunya numva babivuga. Aragenda abana bacu barashize ibintu kubyumva. Wenda reka ntago twabivuga ngo nukwishyira muri essence ya abantu bajya bavuga iyo bashyize muri essence ya gikristo ngo biba bibi cyane, ariko sino kwishyira muri essence ya gikristo katubifate mu buzima busanzwe. Nanjye njye sinanasohoka, sense ko nasohoka mu rugo pe. Subari hehe twajya duhura akavuga ati uriya si wa wundi nabonye, si wa wundi. Urumva ubuzizi icyaha cyo kwica no kwiyangiriza nawe ubwawe utisize. Gusa ariko njye ikintu mbona nuko isi igeze hano, igeze ku musore ni mu mperuka, kuko iminsi y'imperuka biri guterwa nuko wenda abanyeshuri bamaze igihe kinini cyane mu biruhuko, wenda bakeneye kujya ku ishuri kugira ngo basubire ku murongo. Uyu mwana uyu mwana ntabwo ari cyo kintu kibigaragaza, kuko si we munyeshuri wenyine uri hanze, si we wenyine. Ushobora gusanga uyu mwana rero nta n'ikintu abuze, nta kintu yari abuze mu by'ukuri. Kuko uvuga ngo twifata nk'ingeso, kuko uvuga ngo yabuze umugabo n'umwe yaba ari ukuvuga ngo ni ubwa mbere, wenda avuga ngo simbizi nabyo. Gusa uyu mwana ni ingeso ikigaragara cyo, ariko biteye isoni cyane, biteye isoni bakobwa bagenzi banjye, biteye isoni, biteye n'agahinda. Ndetse umuntu w'umukobwa ngo isura ufite hanze niko gaciro kawe ku muntu w'umukobwa, biteye isoni cyane. None se nk'ubu wenda reka mubaze akantu gato Jose, sibyo pe? Urabizi ko ngiye mba mfite story nyinshi cyane hano mu kiganiro, ariko byandenze neza. Ubu ngiye nagiye, sibyo, bitanishyira mu mwanya w'umubyeyi. Umubyeyi imagine nkawe, sibyo, ubu yaramutse ari nk'umwana wawe kibanyica aramutse ari nk'umwana wawe ari uwanjye. Nuko ababyeyi barihangana bishoboka, ariko menya narwara trauma pe, ko ni ibintu bikomeye cyane kumva ngo umwana wanjye biteye isoni. Yabuze umugabo umwemeza, biteye isoni. Kumva ni sigeze
sigeze kumperuka. None se ni iki noneho wabwira abana b'abakobwa bari hano hanze uri kubona noneho n'ibintu biri kuba isi saha? Icyo nabwiye abakobwa bagenzi banjye rero, ibintu byose dushamadukira siko ntagaruka ari iby'agaciro. Mu by'ukuri urumva ko icyayimuteye ni iraha, mbese n'irari ry'umubiri by'akanya gato. Ni iby'akanya gato pe, akanya gato cyane. Ko byanga byakunda yega uyu musore yabipfiriyemo yego, ariko n'umukobwa yangiritse, isura yangiritse, nawe ubwe mu by'ukuri yarangiritse, byarangiye, icyubahiro cye nk'umukobwa cyararangiye, mbese sinzi nta gaciro gifite. Ibaze undi nta kintu twajyaga dukunda kwiga batubwira mwige muzavamo abantu bakomeye, tukabiseka. Kuvamo umuntu ukomeye ntabwo ari ukuvuga ngo wabaye ngo perezida, wakoze muri perezidanse, wabaye meya, wabaye iki, oya. Hari abantu buriya dufata nk'abantu bakomeye. Umubyeyi wese umuntu ukomeye cyane, umubyeyi arakomeye. Icyo kintu cyo cyane kuba ari icyubahiro cy'uko ari umubyeyi, kuba umubyeyi yaba yaritwararitse, kuba umubyeyi yaba yarakureze. Nese ubwo urambwira ngo umuntu wakoze biriya yarera umwana akamuizihe, mbese bavuga ngo yamuha izi ubuhe burere? Biragoye cyane. Ngo agaciro k'umukobwa bagenzi banjye, agaciro kawe ni umubiri wawe, agaciro kawe ni isura ufite hanze, kandi ibyo byose biguturukaho. Ntabwo bizajya guturuka ku babyeyi bawe. Ushobora gusanga ababyeyi be wenda nta makuru ahagije ku babyeyi be dufite, niko ababyeyi be mu by'ukuri ubu nibwo bagiye kwambara isura mbi. Kubera iki? Kubera isura umwana yabambikishije. Kubera iki? Byatewe n'umubiri. Reka wenda tureke kuvuga ku ruhande, tugarutse wenda nko ku ruhande rw'abakristo. Abakristo bo barabizi cyane, twirirwa ngo tubyiga, twirirwa tubivuga, twirirwa tubiririmba, mbese umubiri nta mpamvu yo kuducumuza. Ariko kandi niba bajya bakunda kuvuga cyane ngo niba wananiwe no kwifata, yego gukoresha protection, abonye bya nusimbi sinzi. Undi mwana w'imyaka 17 ukeneye iki? Ni kibazo. Ufite umubiri yego nk'abandi, ariko kwifata birashoboka ntacyo ukennye. Rega niyo wakenuza abakene bose bitwararitse. Ariko ngiye ikintu hano navuga kinakomeye cyane, hano aba ari ukwitesha agaciro. Ni ukwitesha agaciro. Urumva muri makeya umukobwa yahoraga yigamba avuga ati yewe mu buzima bwanjye nta musore uranyemeza. Ariko imagine umwana w'imyaka 17 umukobwa akavuga ati nta musore uranyemeza, nta mugabo uranyemeza. Muri makeya nyine proud, ni proud yabyo nyine tu. Noneho umwana w'umusore nawe arangije ati njyewe ndaje nkwemeze. Ariko urumva ibyo bintu, urumva uburemere bw'ibyo bintu. Noneho ubwa mbere akubitamo kinini cya mbere, umukobwa ati wapi ntaho uri gukora. Arambwira ati fata icya kabiri. Ni kumubwira ngo uri gushima inzovu. Ariko byose turi kucyumva nko gushima inzovu. Umutipe nawe ati akubitaho ikinini cya kangahe? Cya kabiri. Umutima urahagarara. Umukobwa ati rwose none ushimye imbogo, nta kintu na gito uri gukora. Umutima ngo me. Ariko ibyo bintu kubyumva, uri kubyumvisha, ibaze nawe umwana w'umukobwa imyaka 17 ariko nawe imagine Jocelyn, imagine. Ubu twabishyira mu ruhe rwego, twabivuga gute? By'ukuri ntabwo simbizi ukuntu tuvuga ngo ntabwo tuvuge ko ikibazo se ari tuvuge ko ikibazo ari ababyeyi batamwitayeho, tuvuge ko ikibazo ari ingeso. Mbese ikibazo muri makeya, ikibazo ni ikihe? Ababyeyi bararengana, ababyeyi buriya barahana ko hari abana benshi twayaga tubona ababyeyi baracyashye bishoboka, bakabacyaha mbese mu buryo bushoboka. Ariko buranga ingeso ipfa nyayo yapfuye. Ariko ntabwo twavuga ko bidakosoka, ariko akenshi usanga ari ingeso. Na cya kintu cyo kuvuga ngo undi umwana muto nk'uwo buriya yabigiyemo rimwe, guhera icyo gihe biba bibi cyane, bimubana bibi cyane, bigera naho byabaga mu bwihisho birangiye bibaye ku mugaragaro.
isura yirangiritse ubuzima bwe bwarangiritse bwatangiye kwangirika kera by'ubwo n'igihe tutari tubizi bivuga ko ushobora gusanga ababyeyi bari banabizi wenda cyangwa se batanabizi birashoboka ariko ubu ngubu isi yose irabizi ubu ngubu isi yose nyine yabimenye urumva ko nayo future yiwe yapfuye kuko bavuga ngo muri CV yawe ubu wajya kwa applyingira nk'akazi bagahita bayuka ati nuye Grace uhe ujye utanga ifoto bagahita bahuza na yindi yiriwe ku mbuga nkoranyambaga umva ni ibintu bitagaragara neza gusa iyo twababwira nk'ababyeyi bakunda gukurikirana ibiganiro bya M&N Empire ni uko mwakwigisha abana banyu cyane mugakurikirana imikurire y'abana banyu ibyo bakora ibyo baba barimo mukabigisha cyane kuko ikintu njye namaze kubona ibyinshi abana bakora hanze babikomora cyane cyane ku babyeyi cyangwa se bakabiterwa n'uko ababyeyi baba batabitayeho ngo babakurikirane babaho uburere hari n'ibibaho nyine kubera ko umwana nyine yahuye na sosiyete runaka bikaba ngombwa ko yitwara nabi ibyo ashaka ariko akenshi ababyeyi babigiramo uruhare icyo rero twababwira cyangwa icyo twabasaba ni ugukurikirana imibereho y'abana banyu mukabatoza mukabatraininga mukabigisha neza uburyo bagomba kwitwara cyane wenda ntibumve ko twavuze kuri Grace cyane ngo babwiye ngo nukurikirana abakobwa gusa oya n'abahungu biragora ko ihungaruka bavuga ngo aba yakuze reba nkuriya muhungu yari afite imyaka 23 umva ko yarakuze cyane kurikiranwa n'ababyeyi cyagiye bavuga ati havi yarambaza iki mera arambaza iki urumva nyine aba yarageze aho akura abayiyumva ariko buriya hari ukuntu kuvuga ngo buri mubyeyi agira ukuntu aganiriza umwana we ubuze umwana wawe buriya nk'umubyeyi wanjye uburyo yaza akanganiriza kuko nyine bidahuye n'iby'undi mubyeyi kugira ngo mwumve waba uri bumubwire uririmba waba uri bumubwire mukina ariko mujye mugerageza muganiriza abana banyu